ngira ngo ucyumva izo ngoma uhita umenya ko twageze mu ikipe ya Rayon Sport. Niho tugiye komeza kugenda tugaruka tariki 24 z'ukwezi kwa 10 2024 hategerejwe amatora mu ikipe ya Rayon Sport. N'amatora azagena ugomba kuyobora ekipe ya Rayon Sport mu gihe cy'imyaka 4 iri imbere, nyuma yuko Jean Fidel Uwayezu azaba soje manda y'imyaka 4 ayobora iyi kipe yambara ubururu n'umweru. Impaka zatangiye kugenda ziba nyinshi kuri aya matora, bamwe barifuza ibi abandi bakifuza ibi. Turaza komeza kugenda tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. Sadat Munyakazi atanga igitekerezo, Murangwa Eugene ndetse na Jean Hambere Gatare bakomeza kugenda bavuga bati kabisa ati wowe ndumva turi kumwe, ni mu gihe abandi bagiye batandukanye nka Runiga Babisha Mike, uyu nguyu akaba ari perezida wa MG, yakomeje kugenda avuga ati muvuge muvuyeho. Niba warakanze subscribe ariko kandi ugakora no kunzogera, ndakubwira ko nta biganiro byacu bizaza bigucika. Ahangaha tukugezaho amakuru abagezweho, amakuru udashobora kumva ahandi. Ayo yose uyumva kuri Lost Talent Rwanda. Twizere ko wamaze gukora subscribe ubundi ugakora no kunzogera. Tugiye gukomeza kugaruka tureba byinshi bikomeza kugenda bivugwa muri ikipe ya Rayon Sport, ariko mbere ya byose kuri uyu wa gatandatu ikipe ya Rayon Sport iraza gukina umukino n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Ni ikipe ya Mukura yatsinzwe n'ikipe ya APRFC ibitego bigera kuri 3-2. Iraza kongera kumanuka mu kibuga. Rero navuga ko ari ikipe nayo itari kwitwara neza mu gutsindwa na Gasogi muri championnat. Itsinzwe n'ikipe ya APRFC mu mukino wa gishuti. Iraza kongera kumanuka n'ikipe ya Rayon Sport kuri uyu wa gatandatu bakina umukino wo kwizihiza imyaka 125 ishize Nyanza wari umurwa mukuru w'u Rwanda. Ibi byose rero tukomeza kugenda tubigaruka kuri ubu ngubu. Bamwe mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport bari mu imurikagurisha riri kubera i Nyanza. Ni byinshi turi bukomeze kugenda tugarukaho kuri ikipe yambara ubururu n'umweru, ariko amakuru yacu nk'uko bisanzwe turaza kuyahera ku bitekerezo by'abakunzi bacu baba bakomeje kugenda batanga by'umwihariko ariko baciye muri comment, dore ko abenshi ariho bakomeza kugenda baca batanga ibitekerezo. Uyu nguyu yitwa inde Habuhazi Eli, igitekerezo cyane nakibonye. Ukurikiye Patrick ati kabisa ati Patrick ibingibi ko muri ibitekerezo bya ndaje ndebe ibitekerezo byanyu bamwakomeje kugenda mutanga. Gusa nyine nkubwira ko amatora arategerejwe muri ikipe ya Rayon Sport. Ni byinshi biba byatangiye kugenda bivugwa. Uyu nguyu yitwa Habintwari RD France ati impamvu tutayizi shati buriya nudafana Rayon Sport ku mutima aba yifuza ko yatsinda, igihe kizagera ibyishimo byacu bigaruke. Ngo yakomeza kugenda avuga ati kabisa ati n'umuntu udafana ikipe ya Rayon Sport atariko ku mutima aba yifuza ko yatsinda. Witwa Gasana Jean Paul ati na bitekerezo cya twakibonye. Uyu nguyu ati ikipe ni iyi ngiyi. Uwitwa Niyonkuru Salem ati mwiriwe neza Modric ati uko mbibona nibayisubize abanyamupira bayihozemo kuko nibo baduha igikombe. Ati nicyo dushaka. Na Fideli we yari azi ko kuyobora Rayon ari nko kuyobora umurenge, nigendere yarakoze. Uyu nguyu ati dushya komedi ati Modric bimeze gute? Ni sawa kabisa. Uyu nguyu ati witwa turi kumwe nawe ibitekerezo cyawe twakibonye. Uyu nguyu ati none se Modric Jean Fidel hari fan club yararimo? Ati natwe ati tuzatora uwo dushaka. Akomeza kugenda avuga ati niba abatorwa ari abantu bavuye mu fan club abasanzwe baba mu fan club, ati Jean Fidel wamenyera yarari mu yihe fan club? Uyu nguyu akomeza kuvuga ati Nshuti ya Rayon Sport ati turi umwana utagira nyina duhanganye n'umwana ufite nyina. Ati namaganiye kure Muhajiri muri Rayon Sport kimwe na Haruna, icyo bari bagamije ni uguhamagarwa mu Mavubi nta kindi.
niko we abibona ati nta kindi bashakaga kitari uguhamagarwa Amavubi. Uwitwa Donald Rugamba ati nta cyizere tumubonamo, avuga Jean Fidel Uwayezu. Uwitwa Boneri atarika abakunzi ba Rayon Sport murabizi neza ko na Cedric muvuga nawe igitekerezo iki twaragisomye. Ni byinshi byakomeje kugenda bigarukwaho, ariko reka kandi twinjire n'ubundi muri ikipe ya Rayon Sport tureba igikorwa cy'amatora kiri gutegurwa tariki 24 z'ukwezi kwa 10 2024 cyatangiye kugenda kivugisha benshi, yaba abahoze muri ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abayirimo kuri ubu ngubu, ikomeza kugenda kabisa hagarukwaho byinshi. N'amatora kugeza kuri ubu ngubu abantu benshi bibaza umuntu uzayobora iyi kipe ya Rayon Sport. Inkuru y'igihe ku munsi w'ejo yakomeze kugenda ijya hanze ni y'umugabo bita Sadat Munyakazi, uyu wayoboye ikipe ya Rayon Sport mu mwaka wa 2020. uyu ngiyi yaragiraga ati mbona igihe kigeze abareyo aho gutekereza ko kanaka yaza kuyobora, ahubwo twatekereza uburyo yagurishwa ikegurirwa abaherwe ati bashobora kuyigeza ku rwego rwo guhangana n'andi makipe yo mu Rwanda ndetse n'ayo mu karere cyangwa se no muri Afurika muri rusange. Akaba ari Sadat Munyakazi wari ufite igitekerezo avuga ati iyi kipe ya Rayon Sport abirirwa bavuga bati nisubire mu maboko ya ba nyirayo, ati nigire gute, ati icyo si cyo cyari gikenewe kuri ubu ngubu, ati icyari gikenewe nuko ikipe ya Rayon Sport yagira gutya ikegurirwa cyangwa se ikegurirwa abantu bafite amafaranga, abanyemari, abantu bagashora amafaranga yabo mu ikipe ya Rayon Sport, uko tujya tubibona amakipe nka za Simba na za Yanga, ati kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ibe yatangira kugenda ihatana n'amakipe akomeye hano ku mugabane wa Afurika ndetse no mu Rwanda muri rusange. Uwo nguwo akaba ari gakomeza kugenda abibona. Bamwita Sadat Munyakazi, umwe mu bayobozi cyangwa se umwe mu baperezida bayoboye iyi kipe ya Rayon Sport, niko we akomeza kugenda abibona. Sadat Munyakazi akimara gutanga iki gitekerezo, hari abandi bakomeje kugenda bagira icyo babivugaho. Uwakomeje kugenda wundi avuga kuri iki gitekerezo cya Sadat Munyakazi, ndaje nkomeze kugenda mbireba byose. Undi wakomeje kugenda agira icyo avuga kuri Sadat Munyakazi bamwita Runigababisha Mike, nyirango abantu benshi baramuzi. Uyu mugabo bita Mike ubwo yarari mu ikipe ya Rayon Sport, ndavuga Sadat Munyakazi umuntu wa mbere wabanje kwitandukanya n'ikipe ya Rayon Sport. Uyu yari umuyobozi wa fanbase bamwita Mike, nyirango murabizi yuko uyu Mike yaje kugira gutya rwose ajya ku maradiyo we n'uwitwa Claude Mawenimana, bagira gutya batangira kwamagana ubuyobozi bwa Sadati, nawe ahita afata icyemezo ahita abahagarika, avuga ati kabisa ati mwarengereye, ahita abahagarika ku mirimo yabo mu ikipe ya Rayon Sport. Nubwo witwa Claude Mawenimana we yaje kugaruka, ariko nanone Mike we yarakomeje aba umuyobozi wa fan club bita MG. Uyu nguyu Mike Runiga abinyujije ku rubuga bise Friends nirwo bahuriraho, yagize ati umwami Salomo bavuga ko yari afite ubwenge bwinshi, nuko umunsi umwe agezweho ikibazo cy'abagore babiri bapfaga umwana, buri wese avuga ko umwana ari uwe kandi koko umwe muri bo yari nyina. Nuko umwami Salomo arababwira ati rero ubwo mwese muvuga ko umwana ari uwanyu, reka tumucemo kabiri. Nuko nyina ararira cyane ati aho kugira ngo mucemo kabiri, basi mumuhe mugenzi wanjye ariko umwana wanjye abeho. Nyamara wa wundi we yari yabyemeye ati bamucemo kabiri. Nuko umwami abona nyina w'umwana nyawe kandi ikibazo gikemuka neza. Natwe rero hari uwifuje ko baducamo kabiri, aturega byinshi bibi byashoboraga no gusenya, kandi avuga ko ari umureyo. Rero rwose nibatureke twebwe ubwacu nk'abareyo dukemure ibibazo by'ikipe yacu, kandi ntago byatunanira. Akomeza kugenda avuga ati naho abo bandi bashaka kuturusha imbabazi si urukundo rwose, bamenye ko tubazi.
akomeza kugenda agaruka ku gitekerezo cya Sadati Munyakazi ko yakomeje kugenda kabisa agitwitingaho avuga ati Sadati Munyakazi nyine ubwo ngubwo ati ashaka kubarusha imbabazi. Bigaragara ko nyine akomeza kugenda avuga ati kandi si umurero. Ni byinshi byakomeje kugenda bigarukaho, gusa uretse uyu Mike wamaze kugaragaza yuko atumva neza iki gitekerezo cya Sadati ndetse we akomeza kugenda ashinja yuko atari n'umureyo. Ni byinshi dukomeza kugenda tugarukaho kuri aya matora. Uwitwa Murangwa Eugene nawe yagize byinshi avugwa, ngira ngo uyu muramuzi ni umwe mu bazamu bafata ikipe ya Special mu legend w'ikipe ya Rayon Sport w'igihe kirekire. Uyu nguyu nawe yagize byinshi avuga kuri iki gitekerezo cya Mike cya Sadati Munyakazi, avuga ati nyamara iki gitekerezo cya Sadati Munyakazi gishobora kuba igisubizo ati cy'amanyanga n'amaganya adashira muri Gikundiro ndetse na ruhago yacu muri rusange. Inshuro nyinshi avuga ati inshuro nyinshi nganira ibijyanye na Rayon Sport mbwira abantu igisubizo kirambye cya Rayon Sport ndetse na ruhago muri rusange gishingiye kwihinduka ry'imiyoborere. Akomeza kugenda avuga ati gusa abashoboye nge simbabona mu bantu basanzwe kuko Rayon Sport is too big for one individually. Ati kabisa akomeza kugenda avuga ati Rayon Sport ikeneye ubushobozi n'ubushake bituruka muri high wealth. Ati kabisa ati enterprise ati yahabwa uburenganzira bwo kuyobora ikipe kinyamwuga. Ati kandi ibijyanye n'iki gitekerezo maze iminsi mbyandikaho article. Ati nifuza kuzasangiza abakunzi ba Rayon Sport na ruhago yacu mu minsi ya vuba. Ibi byo avuga ko iki gitekerezo amaze iminsi acyandikaho kandi ko yifuza kuzabisangiza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport mu minsi ya vuba. Ati ibi byo guhora abantu bivuruguta mu bintu bitajyanye n'igihe ati isi igezemo bigomba kurangira kuko birarambiranye. Ibyo nibyo we akomeza kugenda avuga ati kabisa ati abantu bahora bivuguta mu bintu bitajyanye n'igihe we abona yuko bigomba kurangira, cyangwa se ubwo muri rusange avuga ati abantu bahora bagaruka mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport igahora ahantu hamwe, ikipe ya Rayon Sport igahora yizungurukaho. Ati ibi ngibi bigomba kurangira, ikipe ya Rayon Sport ikagera igihe ikaba yahindura ibintu by'imiyoborere yayo, nayo ikagira byinshi ikomeza kugenda igeraho. Ati ntabwo izahora mu bintu bimwe. Uwo niko abibona. Ntago ari we gusa rero wagize icyo abivugaho. Ndaje mbarebere kabisa. Ni byinshi bikomeza kugenda bivugwa muri iyi kipe yambara ubururu n'umweru. Ndaje mbarebere. Gusa n'umugabo bita Jean Lambert Gatare nawe yakomeje kugenda ashyigikira iki gitekerezo cya Murangwa Eugene ndetse na Sadati Munyakazi, avuga ati cyari cyo gihe cyiza cyo kugira ngo iyi kipe ya Rayon Sport koko ibe yagira gutya ihindure imiyoborere yayo, kuko iyi miyoborere imazemo igihe irarambiranye. Abyumvikane ko rero n'abantu bagiye batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye nyuma yuko bikomeje kugenda bivugwa yuko ekipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ngubu uwitwa Paul Muvunyi ari umwe mu bantu, ndetse n'uwitwa Tadeo Twagirayezu uyu muramuzi nawe n'umwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bayimazemo igihe, n'abandi bagiye batandukanye nka Bagacinya Chance Denis n'abandi bagiye bayobora iyi kipe ya Rayon Sport. Abivugwa yuko bifuje yuko RGB yabakomorera bakaba bagaruka mu ikipe ya Rayon Sport bagasubirana ikipe ya Rayon Sport ngo kuko babona yuko system RGB yari yifuje ko ikipe ya Rayon Sport iyoborwamo iyobowe na Jean Fidel Uwayezu Captain Stade. Ati yakomeje kugenda ifairinga. Bati rero iki cyari cyo gihe kugira ngo ikipe ya Rayon Sport yongere ibikipe ya Rayon Sport ihatanira ibikombe, yongere ibikipe ya Rayon Sport y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Abo nabo niko nabo babona ibintu. Byumvikane ko rero n'ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ngubu abantu batari kugenda babona ibintu kimwe. Bizarangira gute aya matora ategerejwe ku itariki 24 z'ukwezi kwa 2024 nkuko twakomeje kugenda tubigarukaho? Abenshi bakaba bari kwibaza ese aya matora bizaba bimeze gute? Ese igitekerezo cya Sadati Munyakazi kizashyigikirwa cyangwa se igitekerezo cya Paul Muvunyi na Batadio n'abandi bagiye batandukanye icyo kizakomeza kugenda gishyigikirwa? Ese wowe udukurikiye urabyumva gute? Ubwo uraca muri comment nawe ukomeze kugenda utanga igitekerezo cyawe. Ariko ushaka kuba natwe no muri group yacu ya WhatsApp watwandikira kuri 0788 4 7 6 5 91.
ushobora no kuduhaho igitekerezo cyangwa inyunganizi tugakomeza kugenda tuganira by'umwihariko kuri ruhago yacu. Reka tubashimire. Iyi ni Lost Talent Rwanda, nyimba ndi Modric. Amakuru nk'aya ntazigera gucika niba warakoze subscribe ariko kandi ugakora no kunzogera. Ciao ciao.